Abantu bashobora gutekereza ko njye na Perezida Kagame dufitanye amakimbirane, ndetse bamwe muri mwe mushobora gutekereza ko hashobora kwaka umuriro mu gihe twicaranye twegeranye. Aya magambo yatangajwe na Cyril Ramaphosa, Perezida wa Afurika y'Epfo, ubwo yari yahuriyemo n'abaperezida batandukanye ndetse na Kagame mu nama ya Africa CEO Forum iri kubera ya Abidjan muri Cote d'Ivoire. Ibi yabigarutseho ubwo umunyamakuru yarababajije ku bigendanye n'ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'igihe Afurika y'Epfo ndetse n'u Rwanda kigeze kutumvikana ku bigendanye n'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagaragaje ko batekereza ko afitanye ikibazo na Perezida Paul Kagame ku buryo bicanye mu bushobora kwaka bibeshya. Perezida Ramaphosa yabaye nk'ugaruka ku mubano we na mugenzi we wo mu Rwanda ubwo bombi bahuriragamo iki kiganiro kimwe muri iyi nama ya Africa CEO Forum. Iyi nama ibaye mu gihe Rwanda na Afurika y'Epfo byagiye bigaragaza ukutavuga rumwe mu ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na bamwe muri bagenzi be bo muri SADC bafashe icyemezo cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zirwanye umutwe wa M23, mu gihe u Rwanda rwo ushyigikiye ko icyo kibazo cyawo gikemurwa binyuze mu nzira za politiki. Muri Gashyantare 2025 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, byatawe ko ihuriro ryari kumwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ririmo n'iz'ingabo za SADC ryari rifite umugambi wo gutera u Rwanda, byongera umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Muri iyi nama ya Africa CEO Forum, iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kugarukwaho n'umunyamakuru Mado. Yabajije Perezida Kagame niba gushakiye igisubizo mu biganiro by'Idoha atari ukudaha agaciro inzira yo kwishakamo ibisubizo ku mugani wa Afurika, kuko bigaragara ko inama imwe yagiranye na Tshisekedi Idoha yatanze umusaruro kurusha ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byari bimaze igihe. Perezida Kagame ati, ntekereza ko hari ibiganiro byinshi biri kubera icyarimwe, ndetse n'ibyo turi kuvuga yaba ari bya Katari na Amerika ntabwo twavuga ko twageze ku cyo twifuzaga. Buri wese ari kugerageza. Perezida Kagame yavuze ko hari byinshi umugani wa Afurika umaze guteramo intambwe birimo gukorera hamwe no kwishakamo ibisubizo mu bijyanye n'ubutumwa bwo kugarura amahoro. Yongeye kuvuga ko kandi Abanyafurika bagomba kugira uruhare rukomeye mu kugera ku cyerekezo baganamo, ariko bikajyana n'undi no gukorana n'abafatanyabikorwa. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa wari wegeranye na mugenzi we w'u Rwanda yahise asaba ijambo avuga kuri iki kibazo. Ati, ku bijyanye n'inzira y'amahoro by'umwihariko ku makimbirane ari ku mugani wacu, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nshaka kunganira aho kuvuguruza ibya Perezida Kagame ari kuvuga. Yakomeje avuga ko ibiganiro bya Nairobi cyangwa iby'i Rwanda n'ibya Afurika yunze ubumwe byabaye ingenzi cyane mu kubaka umusingi wo gukemura ikibazo cyo muri RDS, mu guharura inzira yatumye hafatwa icyemezo cyo gucyura ingabo za SADC zari i Goma. Yakomeje agaragaza ko abatekereza ko adashobora kwicarana na Perezida Kagame bibeshya. Perezida Ramaphosa yaciye amarenga ko kuba ashobora kwicarana na Kagame biri no mu musaruro w'uburyo bwa Afurika wo kwishakamo ibisubizo. Reka nongeye ngushimire kuba waneje umwanya wawe ukantega amatwi nkakugezaho kino kiganiro cyose. Jya kigutegure nkanakikugezaho ni Kwizererize. Kora subscribe n'ibindi biganiro bijye bikugeraho byoroshye. Nagushimiye. Naho ubutaha.